yakoze ndabizi nanjye yankoze bintu nawe icyo yagukoze urabizi yego none uramfasha iki wa mugabo koci urabizi turi mu gifungo muraho neza ndabasuhuje cyane nitwa Haragirimana Theophile iyi channel yitwa Ndabakunda TV nje kubagezaho inkuru gitondo mu makuru ya siporo ni inkuru y'umusore cyangwa se umupapa witwa Mugiraneza Jean Baptiste alias Migi. Uyu ni umupapa wakoze ibintu byinshi mu mupira w'amaguru, yakiniye Amavubi, yakiniye APR, yabaye umutoza n'ubu yarakina umutoza, mbese ni umusore n'umupapa ukora byinshi mu mupira w'amaguru ariko na n'ubu kibikora. Muti bihagaze bite rero? Ngira ngo mu minsi ishize nkuko ntangiye mbumvisha agace gato mwumvise amajwi yagiye hanze ari kuvugana n'umukinnyi w'ikipe ya Musanze w'umudefenseur witwa Bakaki Shafiki w'umugande, umusore unavuga ikinyarwanda, bigaragara yuko yashaka kumubwira ngo yitsindishe. Uyu Migi Jean Baptiste ndi kubabwira akaba ari umutoza w'ikipe ya Muhazi United. Mugiraneza Jean Baptiste rero akaba yarahamagaye uyu mukinnyi Bakaki Shafiki mbere yuko uwo mukino wagomba guhuza Muhazi United na Musanze uba, agira ngo noneho aze kwitsindisha uyu Bakaki Shafiki. Kera kabaye rero komisiyo y'imyitwarire ikaba yafashe umwanzuro. Mbere yuko rero kumbabwira umwanzuro gato, reka wenda mbanze mbumvishe ijwi na Rwanda bumvisha agace gatoya y'amagambo bari bavuganye Bakaki Shafiki ndetse na Mugiraneza Jean Baptiste Migi. Oya sorry gato nari mvuze ngo Muhazi ngo yagomba guhura na Musanze, ahubwo Kiyovu niyo yagomba guhura na Musanze. Noneho Mugiraneza Jean Baptiste asaba Bakaki kwitsindisha kugira ngo Kiyovu nyine itazamanuka. Reka nze mu byumve. ndikumva mfite pre-contract ya Kiyovu ya next season izajya kuba coach muri Kiyovu. Bizi ko nari ngiye no kugutwara muri Muhazi. Sasa ntabwo najya gutoza muri Kiyovu, yaragiye deuxième division. Kandi urabizi Kiyovu turi gukora ibishoboka byose kugira ngo igume muri Premier Division. Uramfasha ikirere kandi umwaka utaha tuzaba turi kumwe. So bizi ko njye najya mbese wa mugabo ntabwo ngenda mbese wa mugabo. ndikumva koca ndabizi uramfasha iki rero kandi urabizi Drogba si mukunda. Ndabizi ibintu yakoze. ndabizi nanjye yankoze bintu nawe icyo yagukoze urabizi yego none uramfasha iki wa mugabo koci urabizi turi mu gifungo yego turi mu gifungo so nagombera ikintu ngiye kugufasha kureba sinzi ikintu wamfasha. Ndashaka kuvugana nawe avugana na Shaurini Gasongo ntabwo agikina ariko azakina Gasongo we ni inshuti yanjye, we ndamwizeye 100%. ubwo rero sinzi ikintu mfasha wa mugabo. Okay, mwabyumviye rero. Gusa muratwihanganira amajwi ntabwo yasohokaga neza, birumvikana hari kuri telefone, ariko ubutumwa cyangwa se icy'ingenzi nibyo bari kuvugana kandi ndakeka byumvikanye. Mugiraneza Jean Baptiste alias Migi akaba uyu munsi yafatiwe imyanzuro, niyo nkuru ibyutse ivugwa. Akanama gashinzwe komisiyo ishinzwe imyitwarire yahamagaje uyu Mugiraneza Jean Baptiste imusaba ibisobanuro. Agerageza kwisobanura avuga yuko icyo yashaka kubaza Bakaki Shafiki kwari kumwinja kugira ngo yumve niba ibintu byamuvugwaho byo kwitsindisha byaba bigikorwa
noneho amenye niba zamurokirita we ngo kubwe ku giti cye uko Jean Baptiste avuga ko atarafite gahunda yo kumuharuswa cyangwa se kutuma yitsindisha nkuko yari yabigambira ahubwo ko kugira ngo yumve niba muhakanira. Ariko ibyo bisobanuro uyu munsi byateshejwe agaciro. Mugiraneza amaze guhamagazwa hahamagajwe na Bakaki Shafiki nawe asabwa ibisobanuro. Hari n'uwitwa Imurura Jafet nawe yavugwaga muri ibi bintu nawe yarahamagajwe arisobanura, ndetse na kandi nanone n'uhagarariye Muhazi United nawe arahamagarwa ajya gusobanura. Ariko ikigaragara uyu uhagarariye Muhazi akaba yaravuze ko ibintu Migi yaba yarakoze yabikoze ku giti cye atari yabitumwe na Muhazi, bivuze ngo ibindi yaba yarasobanuye byaba amatakira ngo yiri bariko navuga. Imyanzuro rero ikaba yasohotse ngiye kubasomera hano. Baravuga ngo komisiyo y'imyitwarire ihanishije Bwana Mugiraneza Jean Baptiste alias Migi guhagarikwa kugira uruhare mu gikorwa icyo ari cyo cyose kijyanye n'umupira w'amaguru no gucibwa ku bibuga byose mu Rwanda mu gihe kingana n'umwaka umwe. Agahanishwa kandi ihazabu y'amafaranga ibihumbi 100 y'u Rwanda uhereye igihe amenyesherejwe iki cyemezo. Komisiyo iributsa kandi ko utanyuzwe n'iki cyemezo ufite uburenganzira bwo kujurira mu gihe kitarenze iminsi 2 nyuma yo kumenyeshwa icyemezo. Ngayo nguko rero kirakabaye Mugiraneza Jean Baptiste Migi arahanwe. Ni inkuru nibatohoreje muri iki gitondo nagira ngo mbagezeho. Nababwira ngo ciao turi kumwe mu yandi makuru y'imikino agenda avugwa hirya no hino. Ibi ni ibintu byari maze iminsi nsoma mu hirya no hino mu bitangaza makuru bavuga ukuntu Mugiraneza Jean Baptiste ashobora kuba adahanwe byagaragara nabi kandi mu gihe byaba bigaragaye ko ibyo yakoze yabikoze. Ngira ngo rero ubu noneho komisiyo y'imyitwarire hano navuga ngo kuri no ngingo irigaragaje ikoze ibyo igomba gukora.